Nongeye kubasuhuza rero inshuti bavandimwe babwira ngo shalom shalom, mbani ikaze mu kiganiro Face on the Gospel. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku muhanzi abantu benshi bazi wajya aririmba indirimbo zabiciye bigacika hano hanze, bamwita Wilson Byembe, ndetse ntabwo ari umuririmbyi gusa, ni n'umupasiteri. Uyu mupasiteri rero nk'uko maze kubibabwira, ndetse akaba n'umuririmbyi, akaba ashinzwe itorero bita Light the World Ministries. Akaba yaravutse mu 1984, ndetse akaba yaravukiye aho bita mu Masaka muri Uganda. Wilson Byembe rero amashuri ye yize Makerere, ndetse yiga ibijyanye na information technology. Abantu benshi rero bashobora kubaza bati ese uyu muhanzi abaye ate, ni ibihe biribwa akunda? Wilson Byembe rero twabona amatsiko, akunda ibintu bijyanye n'ibitoki, akunda kwirira amafi ndetse n'ibishyimbo. Uyu muhanzi rero Wilson Byembe ndetse akaba na pasteur, umukandida yakundaga imodoka cyane. Mu gukora imodoka rero yaje kurangiza umwaka wa gatandatu nibwo yagura imodoka ye ya mbere iri mu bwoko bwa Toyota Corolla. Uyu muhanzi rero yanatubwiye ko mu bwana bwe bwose ngo yakundaga kwihisha, cyangwa se wa mukino w'abana bajya bakina witwa saye wo kwihishana, buri mukino yakundaga cyane. Ibi rero iyo yicaye rimwe na rimwe ngo ajya kumbura gukina umukino cyane. Ikindi yatubwiye rero, yatubwiye ko mu bijyanye n'umupira w'amaguru ngo umukino akunda cyane, ndetse akaba afana n'ikipe ya Manchester United, ndetse ikindi akaba afana n'ikipe y'igihugu ya Brazil. Ikindi twavuga kuri uyu muhanzi ndetse akaba n'umupasiteri, nta mugore agira ndetse n'ingaragu, ariko avuga ko biri mu mishinga kuba bibyatera cyane. Ikindi twamuvugaho, ni umuhanzi ukomeye hano muri Uganda, umuhanzi uzwi muri ibi ndirimbo zirimo amavuta cyane pe. Ni umuhanzi ufite indirimbo zagiye zikora ku mitima y'abantu, ndetse zigihindura n'ubuzima bwa benshi. Hari indirimbo nyinshi mwabona muzi, hari indirimbo bita wanaza keri, wenda batabasha kumva ibintu bivuze ngo yanyogejeho ibiti. Nicyo ndirimbo yashatse kuvuga mu kirimi cy'ikinyarwanda. Arongera aririmba indi bita mfata umukono, bivuga ngo umfata ukuboko. Yongera aririmba n'indi rero ivuga ngo umoyo we, ivuga ngo umwuka we. Indi yaririmbye yaririmbye ngo uri mufere. Uri mufere rero bisobanura ngo umwisikoro. Ubwo yashakaga kuvuga abantu bagenda bisikoroka mu nzu y'Imana, babeshya ibitagendanye n'iby'Imana. Indi yaririmbye rero yaririmbye Cyamagero. Cyamagero rero ni ururimi rw'ikiganiro n'ubundi nanone. Cyamagero bisobanura igitangaza. Indi ndirimbo rero yaririmbye Esanywe. Esanywe bisobanura ibyishimo, n'izindi yagiye aririmba zitandukanye. Ntabwo ari izi gusa, afite indirimbo nyinshi. Pastor Byembe kandi ikindi twamuvugaho ni uko agira umutima w'impuhwe, agira umutima wo kumva yakiyegereza abana baguwe cyangwa se babutakibwira. Akaba abana n'abana bagera kuri 20 abagira amashuri, ndetse abafasha no mu buzima busanzwe bundi. Akaba afite kandi n'ikindi kigo cy'imfubyi kirimo abana bagera kuri 96 bose nabo afasha. Umva rero umuntu ukomeye akora kandi kuri Imana wishimira. Reka mushimire rero inshuti wakurikiye kino kiganiro, kugira ngo Imana imugisha cyane. Mwibutsa gukora like, share ndetse na subscribe kuri inshuti zawe, kugira ngo nabo babashe gukurikirana amakuru y'ibyamamare cyangwa se amakuru ari mu murimo w'Imana dukora umunsi ku munsi. Reka mubwire ngo nakagaruka, mwari kumwe nanjye Serena Hose, ku ruhande rw'ibyuma turi kumwe na John. Ciao ciao.